Hey, what's up, yo? Ni benshi nanone. Welcome back to my channel. Iyi ni episode ya kabiri ya how to create YouTube mu Kinyarwanda. So, uyu munsi nateguye kubigisha uburyo ushobora gukora video no kuyi-uploadinga kuri YouTube. Okay? Munyihanganire clip zanyishe. Okay, tudatinze rero mu mayira, let's dive in. Let's go. Okay, rero fata laptop yawe cyangwa ufate phone yawe wereka ibyo ukora kano kanya, okay? So, icyiza cyabyo nuko ushobora kubikorera kuri phone, ushobora kubikorera kuri laptop cyangwa desktop, okay? Kugira ukore video mu buryo bworoshye, hari ama-tools ukeneye kuinstalinga muri phone yawe cyangwa muri laptop, okay? Kugira nyine bikorohere kuba wakora video nziza, kuba washutinga video, okay? Rero ntago birenze cyane ko ushobora gukora video ukoresheje phone yawe, ukaba wa recording ukoresheje kamera ya phone, cyane ko phone ubu ngubu zisigaye zishyushye, zisigaye zimeze fresh, zifite amashusho ameze fresh. Ushobora no gukoresha camera ku bantu bazifite, so ntihagire umuntu wifata avuga ati cyangwa ugira ikintu yitwaza ati ngewe rwose ndabona ari atari, okay? Ikintu cyose gifite kamera wagikoresha, okay? No gufata amajwi ushobora gukoresha phone yawe cyangwa nanone ugakoresha micro ya camera, okay. Hari n'ama micro ahendutse ushobora kugura online cyangwa ukaba wayagura mu maduka. Niba wari ushaka ka micro gahendutse gatoya, wareba muri link, wakirikaho irahita kudirectinga ahantu wagurira aka microphone ka makeya. Okay. Kugira wa uploading video nyine n'ubundi kuri YouTube ukeneye kubanza gufata video, okay? Hari abantu bakunda gufata video batarimo kugaragaza amasura yabo, hari n'abakunda gukora video barimo kuyagaragaza, kuko hari uburyo bwinshi ushobora gukora YouTube channel, okay? Hari channel ya comedy, hari channel y'indirimbo, hari channel ya movies, hari channel zo kwigisha, ni niches nyinshi cyane zihari zo gukora YouTube, okay? Okay, step ya mbere no kurecordinga video. Iyo niyo step ya mbere. Ushobora kurecording ukoresheje phone, ushobora kurecording ukoresheje camera, cyangwa se ushobora no kurecordinga screen ya machine yawe cyangwa ya telefone yawe, bitewe n'ibintu uri gukora, okay? Step ya kabiri ni ukweditinga iyo video, ukayikora neza nyine kugira igaragare fresh. So kugira editing video mu buryo butaguhenze, udakeneye kwishyura, mu buryo buri free, hari app ukeneye kuinstalinga muri phone yawe cyangwa muri machine yawe y'ubuntu, udakeneye kwishyura. So reka tujye kuri laptop, ujya kuri Google ugasearchinga CapCut, ifite logo imeze gutya. So wituza hano kuri video editor for desktop kugira tu downloading. So warangiza ukayituza hano kuri download for Windows, ukayitangira ki downloading, okay? Bitwara kanya bitewe na connection ufite. So kugira mutarindira nyine mutegereze igihe izarangirira, njyewe already ndayifite instalinze, ntabwo nkeneye kongera kuri downloading, akora rindira ka downloading, okay? Hanyuma igikurikiyeho, iyo umaze kuyi-downloadinga urayinstalla, okay? Iyo umaze kuyinstallinga
ni gutya ibimeze. Okay, uraza ugakanda, okay, ukayifungura. None iyo ufunguye uhita uza hano kuri new project, ukumva ugatangira project nshyashya. Okay, ubwo project nshyashya ni hahandi urashyiramo za video wa recordinze cyangwa se screen wa recordinze na audio n'ibindi byinshi cyane ushobora gushyira muri video yawe. Ugahita uza ugakanda kuri new project, aho bahita bagufungurira iyi dashboard irimo ahantu ho kweditingira, ariho ahangaha iyi timeline yo hasi. Aha niho wimportingira document zawe, I mean izo files zawe. Yeah, pretty much. Ubundi ku muntu utazi gukoresha iyi CapCut, iroroshye cyane ku buryo uyimazeho umwanya muremure urimo kuexploring urayimenya. Niyo yoroshye cyane. Yeah, ukanda hano kuri import, ugashaka video yawe ukayimportingamo. Wenda ngiye gucuzinga iyo mbonye yose, reka mfe guhitamo iyi ngiyi. Okay, iyi wenda tuvuge niyo na recordings. Ugahitamo na audio wenda ushaka gukoresha, niba wifasha amajwi, niba ari nk'akaririmbo ushaka gushyiramo. Yeah, hanyuma iyo urangije kubyimportinga hano ishatse nako uhita uyishyiramo hano ukeditinga. Okay, so iyo ni part ya kabiri yo kweditinga. Ntago kweditinga ndi bubikisha ubu ngubu, in case ku muntu utabizi mwa commentinga niba mushaka ko nzayibigisha, gusa nyine kugira video itaba ndende mbiciyemo gakeya, sibyo? Noneho part ya kabiri yo kweditinga ikaba irarangiye. Noneho part 3 ku exportinga iyi video warangije gukora. Ubwo warangije kueditinga byose byarangiye, ibintu ni amahoro. Uhita ugakanda hano kuri export, ukaza ukayita izina, kumva ukayita izina wenda tuvuge simbizi iyo mushaka, wenda ngiye kanyite video ya mbere. Kumva izindi settings byaba byiza utiriwe uzi checking. Hanyuma ukahita uza hano kuri export, boom, ubirimo ku exporting. Urukumva? Hanyuma iyo urangije ku exporting sasa rero uragenda ukayishaka hiri, reka tureke guca kuri. Ubundi iyo ushaka kumenya hiri uza hano kuri export, hamwe wayigiriye nahangaha. Ubundi hano haba ariho ahangaha haba ariho destination y'ahantu video yawe iba exporting, aho iba yagiye. Ukaza ugakopiya iyi link yayo yo hejuru, ukahita ufungura file explorer, ukaza ugaklika hano hejuru muri link aho urashyira iyi link, ukayipestinga, hanyuma ugakanda enter. Ibi ni ibya desktop, iyi disclaimer, ibi ni ibya desktop. Ibi ntabwo muri telefone kuko telefone yo ihita yi-exportinga n'ubundi mu mafoto cyangwa mu video. Ibi ntabwo ukeneye kubikora muri telefone, ariko kuri video kakora ibi nani kuri laptop, kubera ko laptop ibi isa nkaho bigoranye ukuntu ku bantu bayikoresha cyane, bo barabizi. Niyo mpamvu ndi kubacisha muri utu tuyira twinshi tworoshye. Ikireka iyo uzi aho destination y'ahantu file zawe zihita zijya, ariko iyo utabizi ubu nibwo buryo bworoshye. Uraza ugakopiya iyi link ya hano ukayipestinga muri file explorer. Wayifunguye usubize inyuma urebe ukuntu nabikoze, niba wabyibagiwe. Hanyuma video yawe dore ngiye ariyo yindi twise video ya mbere.
murabona ukuntu imeze, hanyuma umaze kuyicishamo amaso warebye ukuntu bimeze. Niba hari ibyo wahinduramo uragenda ukongera ugafungura projet yawe, ukongera ukariviewinga niba ari byo kuhinduramo cyangwa kongeramo. Iyo ni part ya gatatu. Nuko bimeze iyo ku exporting. Okay, noneho part y'ingenzi ya mbere yatumye munaklika kuri iyi video ariyo yo ku-uploadinga video ya mbere kuri YouTube. Uraza ukahita ujya kuri YouTube ugasearchinga youtube.com. Okay, anyway, iyi ni ya video yanjye ya mbere. Mugende muyirebe ibigi ku bantu batayirebye ukuntu ufungura YouTube channel. Okay, ukahita uza hano mu nguni ukaza hano kuri YouTube Studio. Wamara kuza hano kuri YouTube Studio, iyo utari uploadinga video nimwe ni gutya haba hameze, urukumva. None ukahita uza hano ahangaha kuri create, ukahita wakanda ukaza hano handitse ngo upload videos. Ukaza hano handitse select files. Ukahita ya link wari wakopiye kare ukaza ukayipestingamo hano. Ibi byose ni ukugira bikorohereze nyine gushaka ukuntu uploadinga video. Ukayiklikaho video dore ngiyi, ukayiklikaho ukahita ukanda open. Ubundi buryo ushobora kuyi-uploadinga, ubundi ukanze open bihita birangira. Ariko ubundi buryo ushobora kuyi-uploadinga, ushobora gufungura handi iri ukagashyira hano ku ruhande gutya. Okay, ukahita ukadraginga ukadropinga hano. Ihita ya-uploadinga. Ayibonye ihita itangira kuyi-uploadinga. Urabona ahangaha bari kukwereka uburyo iri kuyi-uploadinga. Bigeze kuri 30 hafi 40. Hano noneho kuri title niho ushyira izina rya video yawe. Akenshi izina wise video yawe uki-exportinga niryo ryizana hano by default, ariko ushobora kurihindura cyangwa ukaba wakongeramo ibindi andi magambo. Ahangaha kuri description niho ushyira ibintu nyine ibijyanye na video yawe. Se iyo video yawe ni ibiki, iravuga ku biki. Wenda tuvuge twakoze kuri video ijyanye n'ubucuruzi bw'amafi. Okay, hano urazandika wenda muri iyi video berekamo neza uburyo wacuruzamo amafi byihuse. Sinzi mbese muri make urwo n'urugero ukandikamo ibyo ushaka. Okay, none iyo umanutse hano hagati hano hari icyo bita thumbnail. Ni kaga foto ubona iyo utarakanda kuri video. Hano ni uguselectinga playlist, ibyo uzagenda ubimenya. Hano biba byiza iyo ukanze kuri no it's not made for kids, kereka wenda ari nka show z'abana. Tuzagenda tumenya impamvu nyuma. Ibi byose ukagenda ubicishamo amaso ukareba wagwana. Hano kuri tag rero ushyiraho udu keywords, nyine utugambo dushobora gutuma umuntu abona nka video yawe. Nicyo tags zimaze, utwo du keywords. Wenda tuvuge iyi video twari twavuze, twimagine ko ari y'ubucuruzi bw'amafi, ukahita wandikaho wenda keyword amafi, ubucuruzi, ku buryo umuntu urimo gusacinga wenda ngo ubucuruzi, iyi video yawe nayo irazamo muri izo video z'ubucuruzi. Umuntu uri busacinge ngo amafi, muri izo video z'amafi zose ziri buze, iyi video yawe kubera ko nayo irimo iyi keyword izagaragaramo.
uri muranyumva neza? Twakomeje. Ahangaha niyo uhitamo ururimi wakoresheje muri video yawe, byose ukamakinga sure ko wabitikinze, ko wabinyuzemo. Category ni ikintu cy'ingenzi cyane uba ugomba kwitaho. Ukumva category, YouTube igira algorithm nyine kugira n'ubundi video yawe itrending igaragare neza, nuko umuntu areba nako nuko making sure ko wahisemo category ijyanye n'ibintu uploading kuri YouTube yawe. Ukumva nk'abahanzi bashyiraho music, okay? Waba uri wa comedy, ukora ibintu bya comedy ugashyiraho comedy. Ukumva waba wigisha ugashyiraho education. Ubwo iyo ukora entertainment nk'abayago bakora ibiganiro bya entertainment, iki ushyiraho entertainment. Waba ushyiraho ibintu by'amafilime cyangwa ama-cartoon ukaba washyiraho film. Gaming, waba ukina games uzuploading ugashyiraho gaming, waba wibigisha abantu how to kugira utuntu, ukuntu wakora utuntu, ibi byose ukaza ukabireviewing, okay? Ibi byose ibifasha algorithm ya YouTube kuri organizinga, kuba yabona video yawe, ikaba yanagira abantu iyi recommend. Okay, hano ushobora gushyiraho kwemera comments, ko hagira abantu comment yari yose umuntu ashobora kuyitera kuri video yawe. Hano iyo utabishaka ushobora kuvuga ati hari comments ntashaka ko zigaragara kuri video yanjye. Byose ukabigenda birebamo. Urabona video yo yarangiye no kuyicekinga niba hari copyright ifite, byose byarangiye. Ubwo rero urabona video yacu nta copyright ifite, ntayo, iri free, bivuze ko nta kibazo ifite ubu wa uploading iyo hano hatikinze aka kantu k'icyatsi, okay? Ahangaha rero niho nawe ugomba kuyitondera, kuko iyo ushize hano kuri private video yawe nta muntu uyibona. Ukumva ahangaha iyo ushize kuri unlisted abantu bashobora kuyireba ni abantu bohereje link gusa, nta wundi muntu ushobora kuyibona. Ariko iyo ushize hano kuri public, nanjye ubwanjye ndi kwinyurira kuri YouTube bisanzwe ushobora kuyibona by chance, nkaba nayikirika nkayireba, sibyo? Ahangaha ushyiraho igihe ushaka ko video yawe ijyaho. Ushobora kuvuga ati izajyeho tariki izajyeho mu kwa 8, mu kwa 7 tariki 2, aba ari izaba published, aba ari izagaragara kuri YouTube, okay? Amasaha icyo gihe yiti bigukora. Ariko twebwe ubu ngubu reka tuvuge ko irahita ijya ako kanya, duhite dushyira no kuri public, okay? So ibi ngibi warangije kubicekinga, so you are good to go, okay? Part 5 rero. Part 5 ni ya thumbnail. Thumbnail ni kaga foto ubona iyo utarakanda kuri video kanakwereke. Tujye kuri YouTube. Iyi niyo thumbnail. Aya mafoto uri kubona hano, apana video yangaya uri kubona. Anyways, rest in peace Theogene, tuzagukumbura cyane. Aya mafoto uri kubona hano, aya niyo bita thumbnail. Aya niyo mafoto umuntu areba akahita yumva yakirika kuri video, okay? Ahangaha niho choosing a thumbnail. So uraza ugakanda hano upload. Iyo ufite ifoto ukaza hano kuri upload. Okay, wait, mbere yuko ugira ikintu icyo ari cyo cyose ukora kuri YouTube, biba byiza iyo account yawe ifite 2-step verification. Ibi ngibi birinda kuba yakwibwa,
okay. Mwibuke muri video nakoze ushize mperutse gukora, nababwiye gukoresha nimero ya telefone. Iyo nimero ya telefone niyo ikoresha gukora verification, okay. Mbere yuko rero tugira icyo dukora, reka tubanze dukore iyo 2-step verification. Okay, uraza ukahita uyikanda hano kuri get started, ukahita ukanda hano kuri get started. Wamara gushyiramo password yawe ugashyiramo nimero ya telefone. Urabona ko ihita iza automatically iyo wayisevinzemo, cyangwa se niyo itaje automatically ushobora kuyenteringa. Ugashyira kuri text message, ugakanda next. Noneho kuri telefone yawe bakoherezaho code. Iyo code rero niyo wandika, muri hano, hanyuma ukaverifyinga turning on verification. Banza kuyiverifyinga, ukahita ugaruka kuri channel yawe, ukariloadinga page. Amara kuriloadinga page, ukaza hano handitse content, kuko niho video yawe utari wasoza gukora, cyane niho video zawe zose n'ubundi zijya, ariko iyi draft yawe iyi video utari wasoza gukora. Ukaza ugakanda hara ku editinga, ukahita umanuka ukaza hano, bakongera akakubwira gutyo, ukahita ukanda verify. Ukahita haza verification ya Google, ukahita uvuga ati noneho text me, ukahita uhitamo igihugu urimo, ukahita ushyiramo ya nimero nanone wa verifyingishije kuri Google, ukahita ukanda get code. Impamvu byanze ni uko iyi nimero yanjye nyikoresha kuri channel, ku zindi channel zanjye, urukumva. Niyo mpamvu bitakunda, ariko wowe birakunda. Uraza hano ugashyiramo iyo nimero, hanyuma wakanda get code. Ya code bakoresheje kuri nimero yawe ukayinjizamo aho bakubwiye, ukahita haza akantu ukayinjizamo. Wamara kuyinjizamo ugakanda ahantu handitse verify cyangwa go, ukahita verifying. Iyo birangiye rero, ubwo icyo gihe uba kwa uploadinga thumbnail, okay. Ubu ngubu ngewe kamitemo muri izi ziraha, icyo uhita ukora ni ikihe? Tukanda next, tukanda kuri public, ahandi tukanda publish. Wamara gukanda publish, hano bahita bakwereka link, ukajya gusharinga inshuti n'abavandimwe. Boom, video yawe ikahita ijya live, okay. So nuko bakora nuko uploadinga video kuri YouTube. Ubwo milestone yawe ya mbere ukaba urayikoze. Kumva tujye kuri channel yacu turebe kuri YouTube ukuntu biri kugaragara. Ni gutyo. So rero ni hano nsoreje. Mwakoze kureba iyi video, mwakoze gukanda like, mwakoze gusubscribinga, ndetse Imana ibahe umugisha kubera ko murakora share ku bandi bantu muzi bashaka kumenya ukuntu bakora video, ukuntu ba uploadinga video kuri YouTube. So naho ubutaha mbereka ibindi bikurikiyeho, okay. Thank you. Yari Benfly. I'm out. I'm not like that, but you wanna stop and search for a crack on man. Can't like my darted, karate